nongeye kubasuhuza mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi kubw'ibitekerezo byanyu mugenda muduha, mukomeza mukora subscribe, mukora share, mutanga na comment. Kumwe nanjye Isubiza neza Joseline. Duherukana mvuye guhura na Sheri, ngeze mu rugo, ntigera mu rugo rero nibwo nahise mbona SMS igira iti nukuri nikubona bwa mbere nahise nkukunda cyane kuko niwe muhungu wa mbere naririye mu gituza ukamuza amarira, ni wa mukobwa wakwakiriye muri gare ya Remera kandi mvukana na Sheri wawe umwe wampaye telefone ngo mbashe kuba nakuyobora. Nanjye mpita musubiza ntisha nukuri nanjye nkwiyumvishemo cyane pe. Buryo bwo twari kumwe numvaga nta kurekura, ariko nta kundi byarangiye wigendeye. Nyuma gake nakomeje gutekereza cyane, nkomeza kumutekerezaho biratinda, ariko nka saa sita z'ijoro ngiye kubona message ivuga ngo wambabariye ukampa nk'iminota 10 basi tukaba twaganira. Ndabizi ko nkukuye mu bitotsi, ariko nyine ihangane kuko ndashaka ko tuganira. Ariko mu by'ukuri nanjye ntabwo nari nakaryamye, ahubwo nibazaga kuri wa mukobwa, mpita musubiza ntisha nukuri nta kibazo, nubwo twaganira amasaha 5 ntacyo bitwaye. Gusa wa mukobwa arambwira ati wa mukobwa n'akanyamuneza kenshi aransubiza ati urakoze cyane Sheri w'abandi. Arongera ati ese nakubaza ibibazo bike cyane wenda ukaba wansubiza nimba ntakugoye. Nanjye ndamubwira nti nta kibazo wambaza kuko urabyemerewe, nta kibazo cyatuma utambaza. Arambaza ni ese Isimbi mukuru wanjye uramukunda? Nanjye mu rwenya rwinshi gira nti ndamukunda cyane kuko numva nazanamugira n'umugore. Aransubiza mu kajwi gatuje cyane agira ati ese Eugene, urukundo wabuze icyo rusobanura cyangwa wenda ubivuze ukundi cyangwa hari ukundi kuntu wabuze urukundo? Nanjye musubiza ngira nti urukundo ndaruzi cyane rwose. Urukundo ndaruzi kuko urukundo ni amarangamutima umuntu agirira uwo ari we wese ntawagishije inama. Umukobwa yahise ansubiza ati yego urakoze cyane, unsubije neza cyane Eugene. Arambwira ati sawa rero bye, Imana ibane nawe kandi Imana ikurinde na hejo. Ntababeshyi nahise numva ngiye mu rujijo, mpita muhamagara yanga kunyitaba, ahita anyereza message agira ati ntabwo nakwitaba kuko ndyamanye na mukuru wanjye Simbi Sheri wawe. Gusa arambaza nti ese ko nari ngusezeye niki gitumye wongera kuba wampamagara aka kanya? Nanjye ndamusubiza nti umva nanjye naguhaye umwanya rero nanjye nkeneye ko wampa umwanya, basi wampaye nk'iminota 20 nanjye nkaba nagira ibibazo nakubaza. Umukobwa arambwira ati uretse kuba naguhemukira nta kintu na kimwe nakwima, ndabikwemereye nawe gira icyo wambaza. Nanjye nahise mubaza ni ese amagambo mbwira uyakura he? Ese kubera icyo umbajije ku by'urukundo? Ese ko ugira amagambo meza aryoheye umutima wanjye ubundi uyakura he? Yahise ansubiza agira ati oya ntabwo amagambo yanjye ari meza, ahubwo aba meza kuri wowe kuko namaze kuba nagukunda kandi nkuyumvamo cyane. Ubwo wambazaga igisobanuro cy'urukundo wabitewe n'iki? Ese niye mpamvu yatumye ubimbaza? Ese byakomotse kuki kugira ngo nyine ubashe kuba wambaza iki kibazo? Umukobwa yahise ansubiza agira ati nk'uko wambwiye ko urukundo bivuga ngo ni amarangamutima umuntu agirira undi atagize uwo agisha inama, atagize n'uwo yabaza, nanjye rero ngufitiye amarangamutima. Nanjye nahise mubaza nti umva nukuri pe uri kunshyira mu rujijo. None sibyo please, bishatse kuvuga iki? Ndakwinginze nsobanurira, ntago ndi gusobanukirwa ibintu uri kumbwira. Nukuri pe nsobanurira why, kubera icyo ukomeza unshyira mu rujijo? Wansobanuriye neza impamvu urimo gukomeza kumbaza ibyo bibazo. Umukobwa yahise ansubiza agira ati Eugene, fata Bible yawe usome Yohana ibice 4:8, hanyuma urakuramo igisobanuro cy'ibyo ndi kukubwira. Nahise ngira ubwoba, ariko nta Bible
gusa nta Bible nagiraga, mbura uko mbigira, mbura uko nabigenza, kwihangana birangananira, kwihangana byaranze. Ubundi mpita njya kureba inshuti wanjye, twari inshuti cyane, Leonard, ariko nkigera ku irembo mpura n'abanyerondo baramfata bashaka kujya kumfunga, gusa bahereza 20,000 barandeka, ndakomeza ndatambuka. Leonard ndamukomangira, ndamubwira nti mbabarira untize Bible, hari icyo nshaka kuba narebamo. Leonard yahise kamereza Bible nk'uko nyine nari inshuti, ntabwo yari kuyinyima kandi nta nubwo yari kwanga ko njya kuba nasoma Bibiliya. Arambwira ati genda rero usomere mu rugo, hanyuma uzayingarurire ejo kuko urabona burije. Nahise mfata Bible nanjye ndakomeza, ndamubwira nti sawa nahejo, ubwo nzayikuzanira ejo. Gusa icyambabaje ni uko nagezeho namara kuba narambura iyo Bible ngasanga ni Igiswahili, kandi koko njye ntabwo nari nzi Igiswahili, njye ururimi Igiswahili rwari rwarananiye. Hanyuma nkimara gusanga ari Igiswahili pe, numvishe bincanze, numva birandenze cyane, numva ndababaye, ngira agahinda cyane gakomeye, mbese mbura uko mbigenza. Numva ntaye umutwe kuko amatsiko yaranyishe cyane. Wa mukobwa yaje kuba yampamagara ambaza nimba nahise numva ntaye umutwe, numva agahinda karanyishe kuko nyine igisobanuro nashakaga kumenya ntabwo nari nkibonye. Gusa nyine wa mukobwa yahise ampamagara ambaza ati ese wamaze kuba wasoma wa murongo se, wabonye ibyanditsemo? Nanjye kuko numvaga mbabaye ndamubwira nti oya please mbabara, tuzavugana ejo. Ni ukuri numvaga umutima wanjye wahimaze guhinduka, numvaga ibyumviro byanjye bimaze kuba byahinduka. Mu kazwi gatuje agira ati Eugene, wambwiye ibyakubayeho, n'iki wabaye? Wambwiye ikintu cyatumye udashaka kuba wamvugisha kandi twari tumaze kuba twavugana? Ndumva nshaka ko wansobanurira niki ijambo waryumvishe cyangwa ntabwo waryumvishe, ese wasobanukiwe cyangwa ntabwo wasobanukiwe? Please ndakwinginze mbwira ukuri, mfungura umutima umbwiye byose. Nahise musubiza ngira nti okay, reka turyame nahejo. Ansubiza mu ijwi rituje agira ati Eugene waretse